Shalom kuri wowe tubana hano kuri iki gicaniro cya Senga Ubohoke. Tuguhaye ikaze. Imana iguha umugisha. Kandi nawe uje ari ubwa mbere, nawe tuguhaye ikaze. Tugusabye gukanda subscribe ukazajya ubana natwe. Nta kiguzi bigutwara, nta n'umwanya bigutwara, n'isegonda ubishoje. Icyo bigufasha nuko igihe cyose uje kumva ijambo ry'Imana cyangwa se dushyikishije ijambo ry'Imana ndetse n'amasengesho, uhita ubibona igihe wakanze subscribe, ugakanda no kukazogera. YouTube ihita iguha notification ikumenyesha ko twashyizeho ijambo ry'Imana. Imana rero iguha umugisha. Ikindi kandi channel ihita iba muri telefone yawe. Aka kanya rero tuje kugaragaza ibimenyetso bikwereka ko, ibimenyetso biba mu buzima bwawe bikwereka ko mu buryo bw'umwuka urimo urashikirwa ku bicaniro by'abarozi, cyangwa se ukaba uboshywe n'ibicaniro by'abarozi. Ibimenyetso bikwereka ko urimo urashikwa cyangwa se uri ku bicaniro by'abarozi. Igihe ubibonye rero, nta kindi busabwa ni ukwiyambaza Imana, ni ugusenga, ni ugushaka amaso y'Imana, ukibohoza mu buryo bwo gusenga no kwegera Imana. Nongere mbisubiremo, tugiye kuganira ku bimenyetso bikwereka ko wowe ushikwa n'ibibazo byawe biterwa n'abarozi. Ese koko birashoboka kurogwa, ko umuntu yarogwa, cyangwa se ntibishoboka? Birashoboka ko umuntu bamuroga? Ese iyo tuvuga amarozi cyangwa uburozi tuba tuvuga iki? Ibyo nibyo tuje kuganira. Hari abantu batazi yuko kuroga no kurogwa bibaho, ariko abatabizi ni impumyi mu mwuka. Ubwo uvuga ko kuroga bitabaho ni nkaho yakavuze ngo Satani ntabaho. Isi y'umwuka irakora, mugomba kubisobanukirwa. Nta kintu gishobora kubaho hano mu isi kitatewe n'isi y'umwuka. Ibyo tubona byose biva mu isi y'umwuka, bicurirwa mu mwuka, niho hacurirwa ibyo tubona hano mu isi. Uruganda rucura ibigaragara ruherereye mu isi y'umwuka. Uruganda rucura ibitaboneka ruherereye mu isi y'umwuka. Umuntu mu iremwa rye aremwa, isi y'umwuka niyo yamushyizeho, niyo yamuremye. Ibyo tubona byose, ibiti, inyamaswa zo mu gasozi, zo mu ishyamba, ibikururuka n'ibiguruka, byose byaremwe n'isi y'umwuka. Inyanja n'amasoko y'inyanja byose byaremwe n'isi y'umwuka. Nuba nta kintu wabona hano kiriho kitashyizweho n'isi y'umwuka. Nuvuga ngo rero n'umwana w'umuntu, umwana w'umuntu atangira gutegurirwa mu mwuka. Nuvuga ngo rero niyo mpamvu ijambo rivuga ngo abanyamwuka bita ku by'umwuka. Hari abanyamubiri nyine bisanishije n'umubiri, baba mu isi batugutyo, ari abantu b'abanyamubiri gusa. Ntiwabatandukanya n'imibiri yabo, bo bazi ubwabo ko ari umubiri. Ubuzima bwabo bazi ko burangirira hano ku isi, burangirira mu mubiri. Ariko siko bimeze, ubuzima ntiburangirira mu mubiri. Iyo uvuye mu mubiri ukomereza mu isi y'umwuka, aho tuba tutakikubona. Ibyo twita gupfa, ngo umuntu yitabye Imana, umuntu yavuye yapfuye. Nivuga ngo iyo upfuye ni umubiri wawe utandukana n'umwuka w'ubugingo. Uwo mwuka w'ubugingo rero ukurimo uba wakomereje mu isi y'umwuka, ukomeza kubaho mu isi y'umwuka. Noneho mu isi y'umwuka irimo ibyiciro bibiri. Hari isi y'umwuka twita iy'umwijima, iyobowe na Satani n'abamarayika be. Hakaba isi y'umwuka iyobowe n'Imana ihoraho, Imana isumba byose, umuremyi wa byose, umugenga wa byose.
ndetse na Yesu Kristo n'umwuka wera n'abamarayika b'umucyo. Hano ku isi rero nta kintu gishobora kuba hano ku isi kitavuye muri izo si tuvuze z'umwuka uko ari ebyiri. Iyo kidatewe n'isi y'umwijima, ibikubaho iyo bitavuye mu isi y'umwijima, bidatewe n'isi y'umwijima, biba bitewe n'ijuru. Nta cyakubaho namba. Iki kubaho cyose nongere mbisubiremo, iyo kidatewe n'isi y'umwuka twita ijuru, kiba gitewe n'isi y'umwijima twita ikuzimu. Nuvuga ngo rero iyo si y'umwuka ushaka gukorana nayo, hano twarabivuze twarabisobanuye, tuvuga yuko hano mu isi bigaragara agomba kuba afite icyitwa igicaniro, yubaka igicaniro. Nuvuga ngo rero hari igicaniro umuntu yubaka kimuhuza n'isi y'umwijima, noneho akavana ubushobozi mu isi y'umwijima bwo gukora ubugome, ubugizi bwa nabi, kugirira nabi abantu, kubuza abantu amahoro, akabaroga, agafunga ubuzima bwabo, akabica imburagihe biciye mu mbaraga z'amarozi. Nongere mbisubiremo, umuntu wamaze kubaka igicaniro mu gice cy'isi y'umwijima kimuhuza n'isi y'umwijima, ashobora kuvoma ubushobozi hariya mu isi y'umwijima, agakora ibintu by'ubugizi bwa nabi, akica, akagirira nabi, agahotora abantu, akababuza amahoro, akabuza abakobwa gushyingirwa, akabuza abahungu gushaka, agasenya ingo z'abantu, agateza ubukene, agateza ibyago, agateza amakuba, agateza, kuko aba yarubatse igicaniro cy'isi y'umwijima. Ari kubatse igicaniro cy'Imana ihoraho, nanone akabana n'Imana, agira ubushobozi bwo guhagarika ibya wa wundi wubatse igicaniro cy'abadayimoni, akabisenya, akabiburizamo, nawe akagira ububasha bwo gukiza no kubohora ba bandi babohewe ku bicaniro by'abadayimoni, babohewe ku bicaniro by'abarozi. Ni ukuvuga ngo rero nje kugaragaza ibimenyetso rero bigaragaza ko wowe ushikwa n'abarozi, uterwa n'abarozi, uri ku bicaniro by'abarozi, kandi ndaza kugaragaza n'ibyo abarozi bakoresha cyangwa se abakozi ba Satani bakoresha kugira ngo bagufate muri iyo si yabo y'umwuka. Iyo bagufashe mu isi yabo y'umwuka rero, hano mu buzima bwawe bwa rusange ntacyo ukora ngo gikunde, ubuzima buranga, ugorwa impande n'impande, ibyo ukora byose biranga. Iyo bagufashe mu isi y'umwuka bakaba aribo baguteje ingeso runaka, ugerageza kureka iyo ngeso bikanga. Hari abantu bafashwe mu isi y'umwuka, abarozi barabafata bababohera ku bicaniro, baboherereza umudayimoni w'ubusambanyi, babaroga gusambana. Hari abandi nanone abarozi bafata mu isi y'umwuka bakabaroga ubusinzi, umuntu akarwana no kugira ngo areke ubusinzi bikanga, kandi we akabuba amazi ko ari umuneza, ari feelings, nyina kumva ko ari ibyishimo, ari umunezero, ari za feeling, nyina ari kurya. Kandi mu isi y'umwuka hari umurozi wamuroze, amubohesha dayimoni y'ubusinzi, amuboha agambiriye kugira ngo ntazagire icyo ageraho, ubutunzi bwe bwose abonye, amafaranga yose abonye, ajya yamarira mu kabari. Wowe ukagira ngo ni ibyishimo byawe, kumbe wararozwe. Hari umurozi wakuzirikiye ku gicaniro, akubohera kuri icyo gicaniro kiba kikurambikaho. Yararebye abona, avuga ati umwana ariza araminuje, abonye akazi, agiye gukiza bene wabo, agiye gukiza imiryango yabo, akubita udutoki ku rundi, akujyana ku bicaniro abikuboheraho by'abadayimoni.
none nawe uza kwisanga mu buzima bwo gukunda inzoga, icyaka, ugira icyaka cyinshi, inyota nyinshi, ukagira ngo iyo nyota ni yawe, kumbe ari inyota y'abadayimoni, ari inyota ya ikuzimu bagushyizemo. Uyu munsi umwuka wera kubohore. Ibimenyetso rero nibyo ni bimwe mu bimenyetso, ngo rero bimwe mu bimenyetso bigaragaza ko warozwe nuko iyo ari ingeso bakuroze, iyo ngeso ugerageza kurwana nayo kugira ngo uyicikeho bikanga, ukoresha imbaraga zawe zisanzwe bwite bikakunanira. Uranyumva neza? Ukoresha imbaraga zawe bwite bikakunanira. Reka dusenge tubone gukomeza. Mana nyiricyubahiro, duhamagaye umwuka wawe kugira ngo azabane natwe, afungure amatwi yacu, afungure imitima yacu, akore ku maso yacu, katika jina la Yesu. Akanwa kacu gahinduka kawe, mwuka wera bari uvuga, kandi uje wese hano kuri senga ubohoke mwami, n'abamatwi wafunguke mu izina rya Yesu Kristo, nabashe kumva kandi abashe gusobanukirwa. Imbaraga zatuma tumva ndazitwika, izafunga amatwi ye ndazitwika, izatuma atihanganira kumva iri jambo kuko ubwazo ziba zidashaka kubohoka ndazitwika. Uje wese kuri senga ubohoke, afunguke kandi yumva asobanukirwe, ni mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose, amen. Rero Satani hano ntabwo ashobora gukora nk'uko twababwiye, nta gicaniro. Umurozi ntiyakora nta gicaniro, bimusaba ibicaniro by'abadayimoni, bimusaba ibicaniro by'imbaraga z'umwijima. Noneho sasa nk'uko twababwiye, ijambo igicaniro riboneka muri Bibiliya inshuro 169 zose. Ijambo ibicaniro rikaboneka inshuro 39. Ibi biteza akaga, biteza amakuba, kuko nibyo abarozi bakoreraho, nibyo abakozi ba Satani bakoreraho. Ushaka wese rero kukuroga ni ngombwa yuko ajya ku gicaniro. Nta gicaniro ntiyakuroga ngo bikunde, bisaba kugira ngo ajye ku gicaniro. Amarozi akora iyo wa nyirukuyakoresha yubatse ibicaniro by'abadayimoni. None rero ibi bicaniro ni by'ubwabyo, ubwabyo bikorerwaho iyo mirimo y'uburozi, nibyo biprintinga. Rero nuvuga ngo ushaka kuzamura imizimu, kuzamura imyuka mibi, imyuka y'abadayimoni ari bo bamarayika b'umwijima, ntabwo bashobora kuva ikuzimu ngo baze hano mu isi nta muntu ubahamagaye. Abo rero bahamagarirwa ku bicaniro. Iyo rero hari umuntu ubahamagaye, abahamagara abatongera ku bandi bantu, ibyo mujya mwumva imitongero. Noneho usesa nuvuga mu mwuka rero, iyo washyizwe kuri ibyo bicaniro, ubwo ni egare guhabwa b'abadayimoni ba wa wundi ukorera kuri ibyo bicaniro, egare guhita kubohesha ya myuka mibi. Ibyo ni ibintu bikorerwa mu mwuka, ntabwo bigusaba kugira ngo hagire umuntu mujyana mu buryo bw'umubiri agufate akujyane mu buryo bw'umubiri. Mu mwuka kukujyana kuri ibyo bicaniro, akakurambika kuri ibyo bicaniro, birahagije kugira ngo aguteze ibibazo yifuza ko aguteza. Ni ukuvuga ngo mu mwuka, niba hari umukobwa abarozi bashaka kuzinga kugira ngo atubake urugo, gufata amazina ye bakayajyana kuri bya bicaniro, biba bihagije kugira ngo umukobwa afatirwe muri ibyo bicaniro, bamubohesha umwuka uko tubaka urugo. Niba hari umuntu ushaka gusenya urugo rwawe, birahagije kugira ngo atware amazina yawe ayajyane kwa bya bicaniro by'abadayimoni, bakora imigenzo ku mazina yawe mu mwuka, urugo rwawe ruboherwe ku bicaniro by'abadayimoni. Uhereye igihe urugo rwawe rwabohewe ku bicaniro by'abadayimoni, mu rugo rwawe hahora intonganya. Ibyo ni ibimenyetso bya mbere. Igihe urugo rwawe rwajyanwe ku bicaniro by'abadayimoni, mu rugo rwawe hahora intonganya, ntuhuza n'uwo mwashakanye. Niba uri umugore washakanye n'umugabo, ntimuhuza. Iyo hari ibicaniro mwarambitseho by'abadayimoni, mutangira guhora mushondagurana mupfa ubusa. Iyo hagati y'umukobwa ari umukobwa warozwe cyangwa se ari umuhungu warozwe, kugira ngo ahuze n'uwo bafiyansanya biba ikibazo. Iyo umwe muri mwebwe arambitse kuri icyo gicaniro, yaboheshejwe n'umwuka wo kudashaka. Ni ukuvuga ngo uwo mwuka n'ubundi urwana no kugira ngo abo bantu batandukane, ubateza kudahuza.
icyo ni ikindi ikimenyetso rero cy'umuntu ukora agakora ntibigende, kuba ukora ntibigende, ugakoresha imbaraga nyinshi ariko ntubone umusaruro, ugakoresha ubushobozi bwinshi ntubone umusaruro. Icyo ni ikimenyetso cy'uko ubuzima bwawe bubohewe ku bicaniro by'abadayimoni. Uwakuroze yaguhambiriye ku bicaniro, ahambira icyuya cyawe, ahambira umuhate wawe n'ishyaka ryawe, kugira ngo wa muhate n'ishyaka ukoresha mu byo ukora bijye birangirira mu busabusa cyangwa se birangire ntacyo ugezeho. Ruvuga ngo rero icyo ni ikindi kimenyetso kigaragaza cy'umuntu ukora ntagire icyo ageraho, agakoresha imbaraga zose n'umuhate n'ishyaka ryose ariko akabona ntahagera. Ruvuga ngo uwo muntu ubuzima bwe buba bwarabohewe ku bicaniro by'abarozi. Uwo muntu aba yararozwe, yarahujwe n'umwuka, wahawe kondisiyo. Urabwirwa ngo uhabwa amabwiriza. Mu isi y'umwuka imyuka igendera ku mabwiriza. Niyo mpamvu wowe iyo uje muri Yesu Kristo ugashaka kubohoka, ni byiza ko ugendera ku mabwiriza umwuka wera guha. Icyo umwuka wera kubwira uba ugomba kugikora. Mariya nyina wa Yesu yari mu bukwe bw'Ikana, yaragiye abwira ab'ikambere, arababwira ngo ibyo umwami ari bubabwire byose mubikore. Benshi rero impamvu bananirwa kubohoka kandi basenga nuko bica ibyo umwuka wera bategeka gukora. Amabwiriza bahabwa n'umwuka wera ntibemera kuyakora. Kandi mu mwuka nk'uko mu mubiri ubona amategeko n'amabwiriza byubahirizwa, niko no mu mwuka cyane, mu isi y'umwuka cyane, amategeko n'amabwiriza aba agomba gukurikizwa k'ushaka kubohoka agatandukana n'imbaraga zimuboshye. Niba ushaka kubohoka mu gice cy'ubutunzi, niba ushaka kubohoka mu gice cy'iterambere, niba ushaka kubohoka mu gice cy'ibifatika ibigaragara ubutunzi, bigusaba kugira ngo ugendere usenge ariko ugendere ku mahame ya Bibiliya. Reka rero tutarakomeza ndagira ngo tubanze dusome ijambo ry'Imana, cyane cyane ku muntu uba wararozwe. Tugiye gutangira ku muntu warozwe ku cyitwa ingeso, ku muntu warozwe ku bijyanye n'ingeso, warozwe ingeso. Ese koko kwanza birashoboka ko umuntu ashobora kurogwa? Yego. Hano ijambo ry'Imana uhereye mu Bagalatiya igice cya 3, mu Bagalatiya igice cya 3, ese birashoboka ko umuntu ashobora kurogwa? Bibiliya irabyerekana ko bishoboka. Mu Bagalatiya igice cyaho cya 3 hano haravuga ngo yemwe, uyu ni Paulo, yemwe Bagalatiya b'abapfapfa, ninde wabaroze? Mweretswe Yesu Kristo nk'uwabambwe ku musaraba mu maso yanyu. Urabona hano ni Paulo arimo arabaza Abagalatiya. Yarebaga ibyo bakora, akareba uko imyemerere yabo isigaye ihagaze, atangira kwibaza ati yemwe mw'Abagalatiya mwe, ninde wabaroze? Bigaragara ko Paulo yarazi yuko umuntu ashobora kugira gute kurogwa, bakamuroga. Bashobora kukuroga mu myemerere yawe, abadayimoni bakaza bakinjirira mu myizerere yawe bakakurindagiza, ugasanga uri indindagire, wararindagiye mu kwemera kwawe, uri inyuma y'ibintu utazi, uri inyuma y'ibintu udasobanukiwe, bakakurindagiza neza. Ndagusengera mu izina rya Yesu, imbaraga zirindagiza kwizera kwawe zitsindwe mu izina rya Yesu. Bashobora kukurindagiza ugasanga uyu munsi wizeye, ejo washidikanyije, uyu munsi wizeye, ejo washidikanyije, uyu munsi wabihagazemo, uyu munsi wabivuyemo. Abo ni abadayimoni baba kurindagiza mu kwemera kwawe, kuko baba bazi yuko kwemera kwawe ni uguhorana, ariko kwizera kwawe ni gukomeza guhagarara kwemye kutajegajega. Wowe uzagira ku bintu bikomeye, urabatsinda, uragira ku ntego zawe, uragira ku Imana kuremeye, uraza kubashegesha, uraza kuba umuntu ukomeye, uraza kugera ku byo badashaka kugeraho. None rero bakagihitamo kugira ngo bagire gute, barindagize kwizera kwawe, bakuyobye. Kwizera kwawe Satani ashobora kukuyobya cyane akakurindagiza. Reka none twongere dusome Abakorinto ba 2
igice cyaho cya 11. Abakorinto ba kabiri mu gice cyaho cya 11. Turacyareba ese koko umuntu ashobora kurogwa? Yego, twabibonye Pawulo atangira kubaza aba Bagalatiya baza ngo ninde wabaroze. Rero turimo turareba ukuntu bashobora kurindagiza kwizera kwawe. Satani ashobora kurindagiza kwizera kwawe neza, akakuvuruga kwa kwizera kwawe, noneho ntigushikame, ntiguhagarare neza, ntikweme, kugira ngo nyine kwizera kwawe kubashe kugira gute, ntikukugeze ku cyo waremewe cyangwa se ntikukugeze ku nyungu. Dore ko Bibiliya ivuga ngo umukiranutsi w'Imana abeshwaho no kwizera. Satani abizi yuko umukiranutsi usenga wese abeshwaho no kwizera. Abakorinto ba kabiri igice cya 11 n'umurongo wa 3 handitse ngo ariko ndatinya yuko nk'uko yanzoka yohesheje Eva uburyarya bwayo, ko ari nako intekerezo zanyu zayobywa mukareka gutungana no kubonera bya Kristo. Uyu ni Pawulo aravuga ngo ariko ndatinya cyane nk'uko yanzoka yohesheje Eva uburyarya bwayo, ko ari nako intekerezo zanyu zayobywa mukareka gutungana no kubonera kwa Kristo. Ntabwo uzabona inzoka uyu munsi iza kukuyobya. Ntuzabona inzoka iza kukoshya ngo yoshye intekerezo zawe. Weya mu mwuka umurozi aguhohera, agutongera umwuka, ukaza ugafata ibitekerezo byawe. Noneho bya bitekerezo byawe ugatangira utekereza ibyo utekereza, ukibwira yuko ari wowe uri kubitekereza ubwawe. Kumbe hari umwuka wasunikiwe urimo urakoshya mu bitekerezo byawe. Umwuka ukaza ukakoshya ukakubwira ngo jya gusambana, jya gutega. Umwuka ukaza ukakoshya ngo jya muri ibi ngibi. Umwuka ukaza ukakoshya ngo zahari, ukakuganiriza mu bitekerezo, ukabuzi ngo ni ibitekerezo byawe bwite. Kumbe ni umwuka umurozi yagusunikiye uvuye ku bicaniro. Noneho sasa kimwe mu bimenyetso rero by'umuntu urogwa cyangwa se uri ku bicaniro bya kirozi, ni umuntu ushobora kwicara ukisanga urimo uratekereza ibitekerezo bibi gusa, kandi ibitekerezo bikakubana byinshi. Rimwe na rimwe ukabura n'ibitotsi, ukabura no gusinzira. Uwo muntu nuvuga ngo ni umwuka uba wasunikiwe, ni umudayimoni baba bagusunikiye. Abari ku bicaniro by'abarozi, bari ku bicaniro by'abadayimoni, baba bagusunikiye umwuka ukaza mu bitekerezo byawe, ugatangira kukoshya, ukakubwira ibintu byinshi. Noneho muri uko kukoshya bikarangira ukubujije no kuryama, bikarangira ukubujije no gusinzira. Ijoro rikaguceraho, kuko uwo mwuka uba ushaka kukurushya. Ndagusengera mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo umwuka kuveho mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo. N'umwuka uyobya udeviya kwizera kwawe, ndawusenya ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Umwami Yesu akubohore. Ikindi kimenyetso rero kigaragaza ku muntu ushobora kuba yararozwe ingeso, navuze ngo ni igihe arwana n'ingeso ikamunanira. Ukarwana n'icyaha kugira ngo gicikeho kikanga, urikinisha, wajya udesida kuvuga ngo reka mbicikeho bikanga. Ukavuga ngo ejo sinzongera kubikora, ejo ukongera ukabikora. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko hari umwuka wowe wagusunikiwe, warozwe, barawugutongereye uraza. Nuvuga ngo rero isi y'umwijima ikeneye imbuto z'urubyaro rwawe. Isi y'umwijima ikeneye igitsina cyawe, ikeneye ikontorora igitsina cyawe n'imikorere yacyo. Igisi y'umwijima rero ikontorora igitsina cyawe n'imikorere yacyo. Ugerageza, yego umubiri uragutabukana, wagutabukana, ukagerageza kurwana no kugira ngo wihangane, bikanga, kugeza igihe utangiye kwikinisha. Nuvuga ngo rero sasa izo ni umudayimoni baba baragusunikiye, ugukontorora, uzi ufashe igitsina cyawe, ufashe imyanya yawe y'ibanga, none ukoresha imyanya yawe y'ibanga uko ubyifuza, uko uwo mwuka ubyifuza. Iyo rero utangiye kuvuga ngo reka nifate, birakunanira, kuko uwo mwuka si wowe ukibikora. Umva ukuntu hano mu Baroma igice cya 7 kuva ku murongo wa 7, Baroma igice cya 7 n'umurongo wa 15 handitse ngo sinzi ibyo nkora, kuko ibyo nshaka atari byo nkora,
ahubwo ibyo nanga nkaba ari ibyo nkora. Umva uyu muntu hano Pawulo atangiye tuvuga ngo sinzi ibyo nkora kuko ibyo nshaka atari byo nkora. Igihe wikinisha utabishaka ni ukuvuga ngo ntabwo wowe uzi ikiba kirimo kiragukoreramo kigutera kwikinisha. Hari umudayimoni baba bagushyizemo gutera kwikinisha. Igihe wagiye kwicuruza uburaya bwarakunaniye uhinduranya abagabo nk'imyenda, ntabwo aba ari wowe, hari umwuka ukwinjiramo ukagenda ugukonekita n'abo bagabo. Igihe uri umusore wirirwa uhinduranya abakobwa n'abagore b'abandi uryamana nawe, ntabwo aba ari wowe, hari umudayimoni baba barazamuye bakamutongera akaza akakwinjiramo ukisanga muri izo ngeso n'iyo mico, noneho ukibwira ko ari wowe usambana, kumbe hari umudayimoni ugusambaniramo. Ndakwaturaho kugira ngo icyo kidayimoni gusohokemo uwo mwuka bakuroza ukuvemo mu izina rya Yesu Kristo. Akomeza avuga ngo ariko ubwo nkora ibyo ndashaka nemera ko amategeko ari meza. Urumva narivuga ngo uyakoraga ibyo adashaka, ni ukuvuga ngo ikintu kikwereka ko hari umwuka warozwe ukurimo, warozwe umwuka, kandi uwo mwuka nongeye mbisubiremo wavuye ku bicaniro by'abadayimoni by'abarozi. Ruvuga ngo uwo mwuka uraza ukakwinjiramo, wakwinjiramo ugasanga ukora ibyo utifuza, ukora ibyo udashaka, biterwa n'inyenyeri mu isi y'umwuka baba barabonye ufite. Iyo ari umuntu ufite inyenyeri y'ururimi y'umunwa, kugira ngo bastopinga umunwa we umuteze ibyago n'amakuba, yisanga avuga akavuga ataziga, akavuga n'ibimwicisha, ntago abasha kurimita ururimi rwe. Uzasanga avuga nta gitangira akanwa ke n'ururimi rwe, ntagira ubushobozi bwo gukontorora ururimi rwe. Igihe kiragira rwa rurimi rukazamugusha mu mutego, ugasanga nirwo rumurangije, nirwo rumurimbuye. Ubwo rero uwo muntu baba baramuroze bakamusunikira umwuka uzamufatira ku rurimi ukamuteza ibyago biciye ku rurimi rwe. Ubwo twari tumonono sasa ubwo rero tuvuye aho ngaho, ibimenyetso bindi bigaragaza ko urimo urubushikwa, noneho ubwo nibiba ku mubiri wawe. Tuvuye noneho ku bintu ibyo ngibyo bijyanye n'imico n'ingeso n'ibindi, tugeze ku mubiri. Iyo ushikwa, icyambere ikikwemenyetsa ko ushikwa, bagufata mu mwuka bakujyana mu mwuka. Icyambere ni ugusinzira bya hato na hato. Waba uri muri tagisi ugasinzira, waba uri mu kazi ugasinzira, waba uri hose ugasinzira, waba uri mu rusengero ugasinzira, waba uri ahantu hose havugirwa ijambo ry'Imana usinzira naho bitari ngombwa. Gusinzira aho bitari ngombwa rero ni kimwe mu bimenyetso by'uko mu mwuka hari abagukontorora, hari abakudomina, hari abagufite ku bicaniro byabo. Nuvuga ngo rero ushobora gushikwa buriya ugasinzira. Muri cya gihe usinziriye niho uzisanga wagiye kugushikisha urimo uravugira mu nzu z'abapfumu utabizi. Ibyo ni ibimenyetso bigaragaza gushikwa. Ndavuga ngo rero yego hari abantu bashobora gusinzira ibyo bitotsi bitewe, si bose, si uko buri muntu wese usinzira bya buri kanya biterwa nuko bamushitse. Oya, hariho umuntu uba utabonye amasaha yo kuryama ahagije. Ubundi abahanga nibura bavuga yuko kuva ku masaha 4 kugeza ku 8 ari umuntu agomba kuryamamo. Noneho rero sasa ubwo ku muntu wenda utabona amasaha 4 cyangwa se ngo apororonje ubwo 8 ni wanyine ni wabonye igihe gihagije, ariko ubundi kuva kuri 4 bahagije kugeza ku 8, kuva kuri 4 ubwo munsi yane rero nicyo kibazo. Noneho ku muntu rero utabona igihe cyo kuruhuka ngo aryame, wenda ugasanga ku munsi ntabona igihe cyo kuruhuka, n'umuzamu nijoro buracya nanone ajya mu yindi mirimo, ugasanga wenda aryamye nk'isaha imwe amasaha 2, ntabone kuva ku masaha 4 kuzamura. Ubwo muntu wamwumva. Ariko nibuzi ko ubona umwanya wo kuryama uhagije, ayo masaha 8 ukayasinzira, ayo masaha 4 ukayasinzira. Ariko wowe igice cyo cyose ugasanga urasinzira, mu rusengero urasinzira, muri taxi ugasinzira, aho uri hose ugasanga ni igitotsi, menya ngo mu mwuka uradominwa n'izindi mbaraga, uri ku bicaniro by'abarozi.
ukeneye kubohorwa, ukeneye isengesho rikuvana mu maboko y'abarozi, uri mu biganza by'abarozi, nibo bagena ubuzima bwawe, ukeneye kubohoka mu izina rya Yesu. Za ngeso zose navuze, ya mico mwumvise navuze, reka nkubwire, umujinya barawuroga, uburakari baraburoga, ubusambanyi baraburoga, ingeso baraziroga, ibyo uzi byose, izi ngeso za kamere, bino byaha byose, buri cyaha cyose kigira umwuka wacyo, cyangwa se buri kamere yose ibifite umudayimoni uyishinzwe, ibifite umwuka mubi uyiteza. Ni ukuvuga ngo niba wowe wiyiziho ubusinzi, menya ngo hari umudayimoni w'ubusinzi bagusunikiye ugukoresha ibyo. Niba ugira umujinya w'indengakamere udakontorora, hari umudayimoni w'umujinya bagusunikiye ugutuma ugira uwo mujinya umeze gutyo. Niba ugira amahane menshi, hari umudayimoni w'amahane ukubamo bagusunikiye. Niba uri umuntu utagirwa inama ngo wumve, ugahora utagirwa inama, hari umudayimoni ugutera ibyo utuma utagirwa inama. Imana amahoro ikugirire neza kandi Imana amahoro ikubohore. Icyo ni ikindi kimenyetso rero navugaga, ibimenyetso byo gusinzira bya hato na hato. So ikindi kimenyetso kigaragaza kurogwa, kwishimagura kwa buri kanya, kumva wakwishimagura umubiri wose ugahora wishimagura. Ikindi kimenyetso, kumva hari ibintu bikugendagenda mu mubiri, bigutondagira mu mubiri bimeze nk'ubushishi. Kumva mu mubiri wawe hari ibintu bigutondagira, hari ibintu birimo biratondagira mu mubiri wawe bimeze nk'ubushishi. Ikindi kimenyetso kigaragaza kuri mu bicaniro by'abadayimoni kandi udominwa n'imbaraga z'abarozi. Kumva hari ibintu bivugira mu nda yawe, kumva mu nda yawe, kumva ngo ukaza kumva ibintu biborogera mu nda yawe. Rimwe na rimwe ibyo biba birogera mu nda yawe biba ari ibiyoka. Iyo tuvuga inzoka, ntabwo ari inzoka zigaragara mu mubiri, si za nzoka zo ku gasozi, ni inzoka zo mu mwuka, n'ubwoko bw'abadayimoni bitwa inzoka baza bakinjira mu nda yawe. Kumva rero hari ibintu byidimbaguza mu nda yawe, biborogera mu nda yawe. Icyo ni ikimenyetso cy'uko hari imbaraga zikize, urogwa, uri mu isi y'abarozi bagufite. Ibindi bimenyetso biba ku mubiri wawe, ibinya bya hato na hato, kumva ibinya bya hato na hato, ibyo ni ibimenyetso byo kurogwa. Ubwoba, kwikanga ubusa, kuba uri mu nzira ukikanga ubusa, ugasa nkaho wumva inyuma yawe, mu ruhande rwawe hari umuntu uhari. Ibyo ni ibimenyetso bigaragaza ko urogwa. Rimwe na rimwe waryama mu buriri ukumva hari umuntu ahari ukuryamye iruhande, wareba ukamubura. Ibyo ni ibimenyetso bigaragaza ko hari abarozi bakudomina mu isi y'umwuka. Ibyo ni ibimenyetso byose, kandi igikomeye muri byo ni uko uba warashyizwe ku bicaniro by'abadayimoni. Umwami Yesu akugirire neza, umwami Yesu agufashe kandi agutabare. Ndagira ngo ngarukirire ahangaha kuri ibyo bimenyetso. Ibyo bimenyetso byose mvuze biba bigaragaza ko umuntu ari munsi y'ubutware bw'ubwami bw'umwijima bumukontorora. Hanyuma n'iki rero ubusabwa, kuko ibyo bintu ntabwo wabirwanya mu buryo bw'umubiri ngo bikunde. Bibiliya ivuga yuko twebwe tutarwana mu buryo bw'umubiri. Umva iri jambo uko rivuga, umva uko iri jambo rivuga mu Bakorinto ba mbere igice cyaho. Reka wumve iri jambo ndisome mu Bakorinto ba kabiri igice cyaho cya 10. Bakorinto ba kabiri igice cyaho cya 10 handitse ngo nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu, n'umurongo wa 3. Abakorinto ba kabiri igice cya 10 n'umurongo wa 3 handitse ngo nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu ntiturwana mu buryo bw'abantu. Izo ntambara rero uburimo ni intambara zo mu mwuka. Nuzirwana mu mubiri wapi ntabwo ushobora gutsinda. Ni intambara zo mu mwuka, ntabwo ugomba kuzirwana mu buryo bw'umubiri. Ijambo rero ritangira rivuga ngo nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu ntiturwana mu buryo bw'abantu,
kuko n'intwaro z'intambara yacu atari z'abantu, yewe n'intwaro turwanisha icyo igihe turi wagabweho ibyo bitero, igihe uri mu maboko y'imbaraga z'abarozi, igihe uri mu maboko y'imbaraga z'abapfumu, igihe uri ku bicaniro bya Satani, ntabwo turwana mu buryo bw'umubiri, kuko n'intwaro yacu atari n'intwaro z'abantu, kuko n'ababa baturwanya ntibaturwanyije mu buryo bw'abantu, ntibatwatatse mu buryo bw'abantu, batwatatse mu mwuka. Uba watatse mu mwuka, uba wafashwe mu mwuka, uba uri ku bicaniro by'abadayimoni mu mwuka, bya bicaniro bigatangira no kugusunikira iyo myuka mibi, bigatangira kugusunikira imyuka y'abadayimoni. Rimwe na rimwe ndetse kimwe mu bimenyetso bikwereka ko abo badayimoni baba bakugarije binjiye no mu bugingo bwawe. Umuntu abadayimoni binjiye mu bugingo bwe ahorana ubwoba bwa hato na hato, yikanga ubusa. Icyo ni ikimenyetso kikwereka ko noneho ntago bagarukira ku mubiri wawe, ahubwo binjiye no muri wowe. Ibimenyetso simusiga bigaragaza ko abadayimoni binjiye mu bugingo bw'umuntu. Ibyo nabyo ni bimwe mu bimenyetso. Igihe wisanga wikanga ubusa, uhorana ubwoba bwa hato na hato, uri umuntu uhora ushidikanya, uri umuntu uhorana amaganya, uri umuntu uhorana agahinda, uhorana akababaro, nta mahoro ugira, uhorana mbega ubwoba bw'ahazaza hawe, nta byiringiro ufite, icyo gihe rero aba barakuroze, baba baragusunikiye ubugingo bwawe baba bubitse ku bicaniro, noneho bakagira igihe icyo ari cyo cyose cyo kubwindizamo imyuka igihe bashakiye. Ni ukuvuga ngo bashaka kubuhindagura, bakabuhindagura uko babyifuza, kuko babufite ku bicaniro byabo. Ndavuga abarozi bagufite ku bicaniro byabo. Ni ukuvuga ngo rero sasa icyo gihe uba ukeneye amasengesho yo kwibohoza, uba ukeneye amasengesho adasanzwe, ni amasengesho yonyine. Ni ukuvuga ngo intwaro ikomeye ni amasengesho, ariko amasengesho asengwa n'umuntu wizeye. Wanasengerwa ugasengerwa nawe ubwawe wizeye. Ni amasengesho, ukeneye amasengesho, ariko aya masengesho intambwe ya mbere ni ukuba warizeye Yesu Kristo umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe. Utarizeye Yesu Kristo ngo umwimike mu mutima wawe, amasengesho yose wasengerwa ntacyo yamara. Bigusaba kugira ngo kwanza winjize Yesu Kristo mu buzima bwawe, kuko Yesu Kristo ndiye kiboko ya mashetani. Yesu Kristo ni kiboko ya mizimu na majoka, na ni kiboko ya mapepo wachafu na ufalme wa giza. Yesu Kristo niwe nkoni, niwe gisubizo cy'abo badayimoni n'imyuka mibi, kuko abadayimoni n'imyuka mibi bose batinya Yesu Kristo. Nuko rero utarakira Yesu Kristo mu buzima bwawe, isengesho ryose wasengerwa ntacyo ryamara ku buzima bwawe. Bisaba kuba warakira Yesu Kristo nk'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe. Kabiri, bikagusaba kuba warihanye ibyaha byose. Warihanye ibyaha byawe byose. Gatatu, bikagusaba kuba uri umuntu wizera ijambo ry'Imana 100% utarishidikanyaho. Kane, noneho rero ukaba usenga cyangwa wemera gusengerwa. Nuvuga ngo rero iyo usengewe uri umuntu ufite ibyo bintu bitatu by'ingenzi: icyambere ugasengerwa warihanye ibyaha byawe, kabiri warashyize Yesu Kristo mu mutima wawe mu bugingo bwawe waramwakiriye, gatatu wizera ijambo ry'Imana. None iyo usengewe uhita ubohoka, iyo usengewe uhita ucira, iyo nawe wisengeye uhita ucira. Imana amahoro iguhe umugisha, Imana amahoro ikugirire neza. Twavugaga ku bimenyetso bigaragaza ko ubuzima bwawe buri ku bicaniro by'abadayimoni, ubuzima bwawe buri ku bicaniro by'abapfumu n'abaruzi, aho ariho babishyize. Twabonye mu ijambo ry'Imana kugira ngo Satani akore ko bimusaba aba bantu b'ibyiciro bitanu. Bimusaba abitwa abarozi cyangwa se umurozi, bikamusaba umupfumu cyangwa abapfumu, bikamusaba abakonikoni, bikamusaba abashitsi. Ibyo nibyo bisaba kugira ngo rero ibyo bicaniro rero byose tuvuze, icyo gicaniro kiba gifitwe, kiba cyarubatswe n'abo bantu, uburi mu maboko y'abo bantu tuvuze. So Imana igutabare. Udukeneye rero kugira ngo tugufashe gusenga, turagira imbaraga zo kwisengera ubwawe, ariko wemera Yesu Kristo umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe. Uradukeneye, washaka kutuvugisha ni 0782 70 66 52, iri no kuri WhatsApp iyo.
Tigo ni 0 cyangwa Airtel ni 0722706545. Ndagusengera kano kanya mu izina rya Yesu. We wumvise bino bimenyetso, ndasenga kugira ngo Mwuka Wera kwinjiremo, atume ushakisha Imana kugira ngo igukize, Imana kugira ngo igutabare. Imbaraga zakuzirikira mu rugo zikaguzirikira muri ibyo bibazo, nawe ukicara ukabiturizamo, ndazivima mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zakuboha katika jina zikaguheza muri ayo magereza, zikaguheza muri ubwo bubohero bwa Satani. Ntizikwemerere gushaka Imana, ntizikwemerere gusenga, ntizikwemerere kwegera Imana, ntizikwemerere kwegera abakozi b'Imana nyakuri ngo bagufashe. Izo mbaraga zikurekure mu izina rya Yesu Kristo. Abo badayimoni bakurekure mu izina rya Yesu. Iyo myuka y'abarozi ikuveho mu izina rya Yesu Kristo. Izo mbaraga zikuveho mu izina rya Yesu Kristo. Mwamyuka mwe muve kuri uyu muntu, muhunge, mutatane, musubiraho mwavuye mu izina rya Yesu. Mumuveho mu izina rya Yesu. Abarozi bapatanye uyu muntu bamurekure mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami, ngaho utabara uyu muntu, umugirire neza kandi umwiteho, ukuboko kwawe kumurangire kandi kumurwanirire. Ni mu izina ryawe mugapfa kazuka dusabye twizeye, amen, amen. Imana iguhe umugisha kandi Imana ikugirire neza. Niba utarakanda subscribe, yikande, hanyuma ukore share mu magroupe yawe. Nibinagukundira ukumva ntacyo bigutwaye, iki cyigisho gishire kuri status, ubwirize benshi nawe biciye mu gukora share. Imana iguhe umugisha, Imana igukirire neza na hejo, kuko twiyemeje yuko buri munsi tuzajya tubana namwe hano kuri Senga Ubohoke. Uwiteka aguhe umugisha, Uwiteka kurengere. Shalom, shalom.